Tubifurije kugira ibihe byiza kuri mwe mukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru ku Rumuri Media. Niba uri mushya ibuka gukanda subscribe ndetse ukande no kukazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi bitazajya bigucika. Kuri uyu wa gatandatu inkuru y'urujijo rw'urupfu rw'umunyeshuri wapfiriye mu kigo giherereye mu karere ka Kayonza. N'urujijo rw'umunyeshuri wapfuye azize uburwayi butunguranye mu kigo cya Nyamirama Technical Secondary School. Tuyishimire Daniel uri mu kigero cy'imyaka 17 bigaga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye mu ishami ry'ubwubatsi mu kigo cya Nyamirama yajyanwe kwa muganga ahita yitaba Imana. Uyu munyeshuri yapfuye mu rukerera rwo kuwa gatanu tariki ya 21 Werurwe 2025. Umuyobozi w'ikigo cya Nyamirama Technical Secondary School Pierre Celestin Kayitare yabwiye itangazamakuru ko uyu mwana ejo yari yakoze ibizamini n'abandi nta kibazo na kimwe yari afite ku buryo nabo batunguwe n'urupfu rwe. Yagize ati umwana ejo yakoze ikizamini cya mu gitondo n'icya nimugoroba aragikora, asubiranamo amasomo n'abandi, ajya kurya ajya kuryama n'abandi. Byageze mu rukerera hagana saa 9 kuko ari nabwo bamamagaye umwana abwira mugenzi we ko yumva ari guhumeka nabi. Mbwira umushoferi araza we n'ushinzwe imibereho y'abanyeshuri b'abahungu n'umunyeshuri umwe bajyana kwa muganga. Uyu muyobozi yakomeje agira ati bageze kwa muganga bamupimye basanga yapfuye, gusa kuva mu kigo niwe wijyanye mu modoka nta muntu wamutwaye. Uyu muyobozi yavuze ko nyuma y'aho umwana bamupimye bagasanga yitabye Imana, umurambo we wahise ujyanwa ku bitaro bya Rwinkwavu kugira ngo umubiri we ukorerwe isuzuma. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru idasanzwe. Twihanganishije umuryango wabuze uyu munyeshuri, twihanganishije n'abanyeshuri biganaga na nyakwigendera. Imana imuhiruko ridashira. Niba uri mushya, niba ukunda ibyo dukora ku Rumuri Media, ibuka gukanda subscribe, ibuke gusangiza n'abandi iyi nkuru, wibuka ndetse no kuduha igitekerezo. Ciao ciao.